Yaramutse dusome Luka ibice 5 guhera ku murongo wa mbere gushyika ku wa 11. Haranditse ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abonye amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, gira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko ko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, baho ndi databuja, ko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe, n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, kubera none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Dusomye gushyika ku murongo wa 11. Iyo usomye igitabo cy'Abaroma, gisobanura ubutumwa bwiza ko ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese wizera gukizwa. Ariko ikibazo kiba gisigaye ni ukwibaza ngo ninde ushobora kwizera? Nimba uwo ari we wese wizera ari we ubasha gukizwa, ninde ushobora kwizera? Ntabwo ari abantu bose babasha kwizera ubutumwa bwiza, ndetse twese iyo tukibwumva hari ibitekerezo biza mu mutwe wacu bya kimuntu. Ariko iyo ukomeje kumva ijambo ry'Imana, ubona ko abantu twese dukeneye ubutumwa bwiza. Icya mbere impamvu tubukeneye ni uko twese twakoze ibyaha nk'uko Abaroma 3:23 bavuga, ndetse nta muntu n'umwe ushobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Ejo nagiriye ubuntu bwo kuganira n'abashyitsi ku ijambo ry'Imana mu ishuri ry'ubutumwa bwiza. Abantu bafite uko bitekereza, cyane cyane ku bigendanye n'imitima yabo, ariko Imana nayo ifite uko ibatekereza n'uko yasobanuye imitima yabo. Ubwo nabashushanyirizaga ingero zimwe z'imitima abantu batekereza ko bafite, nashyizemo n'imitima ibiri Imana yivugaho. Umwe ni umutima w'umuntu, undi ni umutima wa Kristo. Umutima w'umuntu bivuga nk'uwifitemo ibibi gusa 100%. Umutima wa Kristo ni umutima wera nawo 100%. Ariko hagati y'iyo mitima yombi habamo ibindi bihimbano. Tuzasanga abantu benshi bafite uko bitekereza,
akenshi umuntu atekereza ko nubwo ari mubi ariko atari mubi gusa, cyangwa se nubwo ari mwiza atari mwiza gusa. Niyo mpamvu nushushanya umutima ufite bibi 50%, undi ufite umutima ufite 50% y'ibibi na 50% y'ibyiza, uzasanga abenshi ari bo bashaka guhitamo ko ari wo mutima wabo, kubera ko abantu niko bitekereza kandi bijyana kuba ukuri, kubera ko Bibiliya ivuga ko twariye ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ariko umutima w'umuntu nta cyiza kiwubamo, kuko n'ikiwurimo Bibiliya ivuga ko icyo gisa naho ari cyiza. Yesaya yabivuze neza mu gice cya 64 umurongo wa 5, aravuga ngo ibyo twakiranutsemo byose cyangwa se ibyo dukiranukamo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ibyo rero ni ikigaragaza ko twese abantu turi abantu bakeneye ubutumwa bwiza, turi abantu bakeneye gukizwa. Niyo mpamvu bivuga ko urukundo rw'Imana rwakunze abantu, abo mu isi bose, ruyitera kohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo n'ubundi uzamwizera wese atazarimbuka. Ihurizo rikomeza kuba uku kwizera, kubera ko nimba umuntu atabashije kumwizera akomeza gucirwaho iteka, kandi ucirwaho iteka n'ubundi ararimbuka. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buba bugomba guhera ku gusobanukirwa uyu mutima mubi tubana nawo, nk'uko pasiteri yavugaga ejo, umutima wibwira ibibi gusa kugeza iteka ryose, umutima ushukana kurusha ibintu byose, umutima utizera n'iby'agakiza. Nta kwizera ushobora kuguhesha, ahubwo uhora witambika kugira ngo utabasha no kwizera iby'agakiza. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 15 habasobanura ubutumwa bwiza. Icya mbere avuga ko Kristo yapfiriye ibyaha byacu, ariko ushobora kwibaza ngo kuki Kristo yagombaga gupfa? Mu by'ukuri birivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ubundi ibyaha ntabwo ari ikintu Imana yigeze iteganya ko izababarira. Imana yagombaga guhora icyaha cyangwa se guhana icyaha nta kabuza, ariko twebwe abantu nubwo twari abanyabyaha ntabwo twifataga nk'abantu bagakwiriye gupfa, ntabwo twifataga nk'abantu badafite igisubizo, ntabwo twifataga nk'abantu bakeneye ubuntu bw'Imana. Muri Luka rero igice cya 5 havuga intangiriro y'ubuzima bwa Petero, ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bwa Petero bw'umwuka butangirana nuko yari yatsinzwe, yakesheje ijoro aroba ntagire ikintu aroba, ariko nubwo atarazi impamvu y'ibyo akora, atanabyumvaga, akemera kubikora nk'uko Yesu abimubwiye. Amaze kubikora, hari ibintu bibiri byabanjirije kugira ngo yisobanukirwe. Kimwe ni uko yananiwe kugira icyo aroba nubwo yari atuwe aroba, ariko ikindi ni uko ubwo yakurikiraga ijambo rya Yesu ritandukanye n'ibyo yari atuwe azi,
noneho yarobye ahubwo akaroba ifi nyinshi. Ibyo byombi byafashije umutima wa Petero kwisobanukirwa cyangwa kubona uko yigereranya. Mbere yajyaga yigereranya n'abandi barobyi agatekereza ko ari umuntu ukomeye mu byo kuroba, ari umuhanga nk'uko abantu n'ubundi bigereranya n'abandi. Ariko ku nshuro ya mbere yarabonye undi muntu yigereranya nawe ku buryo abona ubwiza bwe nawe akabona ububi bwe. Niyo mpamvu iyo usomye umurongo wa 8 aravuga ngo Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja ko ndi umunyabyaha. Igice kimwe cy'uyu murongo ni ingenzi cyane kuba Petero yarabashije gutahura iki kintu ko ari umunyabyaha, kubera ko uburyo yabivuzemo bisa naho byari ibintu bidasanzwe. Ubundi abantu bose babaho bibwira ko ari abanyabyaha kubera ko bakora ibyaha, ariko ku inshuro Petero avuga gutya nuko yari amaze kwigereranya n'ubwiza bwa Yesu n'ubwiza bw'Imana akabona ububi bwe. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Ntabwo Yesu yari yaje kugira ngo abanyabyaha bave aho ari cyangwa se we ave aho abanyabyaha bari, kubera ko Yesu aza mu isi bivuga ko yaziye abanyabyaha. Rero hari igihe umuntu ahura n'ubwiza bw'Imana akabasha gutandukanya, akabasha guhumuka amaso akabona ko icyo yitaga cyiza mu buzima bwe ntabwo ari cyiza koko. Nubwo umuntu yakora neza, iyo ahuye na Yesu nicyo gihe ashobora kumenya ko ibyiza bye nabyo ari nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ibi nibyo byabaye rero kuri Petero ubwo yitegerezaga Yesu Kristo, ubwo yitegerezaga igitangaza cyari gikozwe n'ijambo rye, yaravuze ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Ariko igitangaje kurusha ibyo ni uko Yesu atavuye aho ari, ahubwo yamubwiye ati witinya. Ko umurongo w'10, umurongo wa 10 uravuga ngo na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Ejo mu bantu twaganiraga harimo abantu babiri banshubije neza, bavuga ngo imitima yabo n'uwo nari nashushanyije urimo ibibi gusa 100%. Rimwe na rimwe hari igihe utaganiriye n'abantu neza ugira ngo ibyo bari kuvuga barabyumva. Narabaje ni ukubera iki mwumva ko imitima yanyu irimo ibibi gusa 100%? Ese koko nta cyiza mujya mukora na kimwe? Iyo mwirebye mubona nta cyiza mugira? Ibyo banshubije byatumye mbona ko nubwo bisa naho igisubizo bampaye ari ukuri, ariko ntabwo bumva neza ukuri kwabyo, cyangwa mo kimwe nta nubwo bizera uko kuri. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ubumenyi, ahubwo bivuga ko ari imbaraga ihesha umuntu wizera gukizwa. Petero amaze gusobanukirwa ko ububi bwe ari ikintu kirenze ukwemera cyakagombye gutuma Yesu ava aho ari, yatekereje ko
kubwira Yesu ngo ave aho ari ingenzi, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo yavuze byari byuzuye, nta nubwo byari mu mugambi w'Imana. Yari yarabayeho avuga ati njyewe icyo nzi ni ukuroba, kandi kuroba nshaka kubikora neza, nuko abandi bose bavuga bati njye sinica, siniba, sindi umujura, ariko biravuga ngo twese twahindutse abanduye. Ubwo rero yahuraga na Yesu hari ikintu gikomeye yari atahuye kimwereka ko yigereranyaga n'abantu, ariko ubu ngubu yari abonye ubwiza bw'Imana. Byabaye neza nk'uko Yesaya igihe kimwe yitawe akabona ko ari umunyaminwa yanduye, kuko iyo usomye Yesaya igice cya 6:5 ubona ko Yesaya yari ageze aravuga ngo mbonye ishyano, kubera ko ndi umunyaminwa yanduye. Pawulo nawe mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1:15 yaravuze ngo ndi uwa mbere mu banyabyaha, muri ba bandi Yesu yaje gukiza ndi mubi imbere. Ibi rero ni ingenzi kandi ni intambwe ikomeye umuntu aba akeneye gutera, bwa mbere kubona ububi bwe no kwisobanukirwa, ariko intambwe ikurikiyeho ni ukumenya ko Yesu yaje gukiza bene abo, nk'uko Pawulo avuga ati mu banyabyaha Yesu yaziye ndi uwa mbere. Petero rero ubwo yari amenye ko ari umunyabyaha ndetse utari ukwiriye guhagarara imbere y'Imana, bitari bimukwiriye no kwegera Yesu, yari akeneye kumenya ikindi kintu kimwe, cy'uko Yesu yaziye abanyabyaha nkabo. Niyo mpamvu Yesu aho kuva aho ari yaramubwiye ngo ntutinye. Abantu benshi batekereza ko hari ibyo bakeneye gukora mbere y'uko bahura na Yesu cyangwa se bahagarara imbere y'Imana. Niyo mpamvu usumva bamwe bagerageza kwiyeza, abandi bakagerageza kwikosora, ariko Yesu ntabwo yazi abikosoye, ahubwo yazi abanyabyaha. Yohana yaramuhamije aravuga ngo uyu niwe mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Byanditswe muri Yohana igice 1:29. Rero uyu murongo w'10 ni umurongo w'ingenzi cyane, kubera ko uduha ibintu bibiri. Icya mbere utumara ubwoba, atari uko kuko tutari abantu babi batari bakwiriye kwegera Yesu, ahubwo kubera ko ubwo bubi bwacu ari bwo bwazanye Yesu Kristo mu isi kugira ngo apfire ibyaha byacu, yishyure igihano cy'ububi bwacu. Niyo mpamvu Abaheburayo 10:17 bavuga ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu Imana ntizabyibuka, ni uko Yesu yabihaniwe. Ariko agace gakurikira k'ingenzi kurushaho ni isezerano Yesu aduha. Yabwiye Petero ngo uhereye none nzajya uroba abantu. Ibyo wari umurobyi w'amafi, ariko uhereye none uri umugaragu wanjye, uzajya uroba abantu. Ntabwo ukiri umunyabyaha ukundi, ntukiri umurobyi ukundi, uri umukiranutsi, uri umugaragu wanjye. Guhera ubu tuzakorera mu ikipe imwe. Kubera ko Yohana 1:12 avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Petero yari ahindutse umwana w'Imana nk'uko Yesu Kristo nawe ari umwana w'Imana. Nta kintu rero cyari gikwiriye kongera kumutinyisha,
yaba ubugome bwe, yaba ububi bwe, yaba ibyaha bye, kubera ko ubutumwa bwiza buvuga ibyo Yesu yadukoreye, ko yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, akanahambwa kugira ngo dutandukane n'urubanza rw'ibyaha. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ambabarira ibyaha tumanera de. Undi aravuga ngo ibyaha byanjye yabihambye mu mva, arazuka ngo ampuze na se. Rero ubutumwa bwiza butubwira ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, ariko ntarekere ahubwo yabimanukanye mu mva, abisiga mu mva. Ntabwo rero turi abantu bakwiriye kubaho dufite ubwoba ukundi, tubwira Yesu ngo va aho turi, ahubwo nyuma yo gutahura ko twari abantu batari bakwiriye, twakiriye impano y'ubuntu, twakira ubuvandimwe Yesu Kristo yatuzaniye, kugira ngo aho kubaho tuvuga ko turi abanyabyaha, ahubwo duhamye ko twera nka Kristo. Ibyo biduha rero gutinyuka no gushira amanga, hanyuma ikiba kidutegereje ni iyi ntambwe ikurikira yo kumenya ngo ntabwo tukiri abarobyi b'amafi ukundi, ahubwo uyu munsi turi gukorera mu ikipe imwe na Yesu, kugira ngo turobe abantu, tubakure mu byaha, tubakure mu bitekerezo babagamo bibatinyisha, nabo bahinduka abana b'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bukubiye muri ibi bintu bitatu: kuba Yesu yarapfiriye ibyaha byacu, akamanuka mu mva, akabisiga mu mva, ariko kandi akazuka kugira ngo aduhuze na se, aduhuze n'Imana, tubeho tuzi ko twatsindishirijwe, tutari abantu bakwiriye kubaho dutinya, ahubwo dutinyuka imbere y'Imana ko ari Data. Rero ubutumwa bwiza ni inkuru nziza ikomeye, umuntu wese wamaze kumenya yuko atari akwiriye kwegera Imana, ariko agatahura urukundo rw'Imana, ko Imana yamukunze, Yesu yapfiriye ibyaha bye, kandi yabyikoreye mu mubiri we akabijyana ikuzimu, ndetse akazuka kugira ngo Imana yongere kubana natwe, yongere kwemera gutura muri twebwe, yongere kutuyobora. Petero rero ibi nibyo yatahuye, ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ububi bwe, ubwo yigereranyaga na Yesu yaje kumenya ububi bwe bwuzuye. Ariko icya kabiri, yatahuye yuko Yesu Kristo ataje aziye abakiranutsi, ahubwo yaje aziye abanyabyaha nka we. Niyo mpamvu Yesu yamuhaye isezerano, aramubwira ati ntutinye, kubera ko uhereye none uri umurobyi w'abantu. Ibi rero bigarukaho muri Petero wa mbere, igice cya kabiri, umurongo wa 22, aravuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga, yihida aca urwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije, kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari nawe murinzi wabwo.
nyuma yo guhura na Yesu Kristo, biravuga ngo tuba tugarukiye umwungeri w'ubugingo, kandi ntabwo ari twebwe tuba dufite inshingano zo kuburinda, kuko ni nawe murinzi wabwo, kubera ko yaje yambaye umubiri yikorera ibyaha byacu. Muri uwo mubiri abibambanwa ku giti. Intego yari afite ni ukutugira abarobyi b'abantu. Intego yari afite ni ukugira ngo twe kubaho dutinya tuvuga ngo turi abanyabyaha, ahubwo yagira ngo dupfe ku byaha, dutere umugongo kamere y'icyaha, dutere umugongo wa mutima wa kamere, hanyuma twakire umutima mushya uri muri we, uduhesha kubaho mu ikipe imwe na Yesu. Turi abana be, turi abana b'Imana, turi abakiranutsi nka we, kandi turoba abantu nk'uko nawe yabayeho akora umurimo w'uburobyi bw'abantu. Uyu munsi rero Yesu yifuza gukoresha ubwato bwacu, yifuza gukoresha umuntu kugira ngo abashe gukomeza umurimo wo kuroba abantu, ariko si we gusa, ahubwo abavutse ubwa kabiri bose bakorana na Yesu Kristo uwo murimo. Ubu rero nibwo buntu Imana yatugiriye, ni nacyo ubutumwa bwiza buduhishurira. Icya mbere, iyo tumaze kubona yuko twatsinzwe, tukabona ko ubwiza bwa Yesu twari twaribeshye kuri twebwe ubwacu, dutekereza ko natwe dufite ubwiza cyangwa se hari icyiza twakora. Twigereranije na Yesu tumenya ko twari abantu bo gupfa, twari abantu badakwiriye no guhagarara imbere y'Imana. Ariko kandi aho niho twakirira isezerano rishya riduha gutinyuka no kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo twabagaho mbere. Niringiye rero ko uyu munsi wazirikana ko Yesu niwe wakubwiye ngo witinya, uhereye none uri umurobyi w'abantu. Uhereye none ntukiri umunyabyaha nk'uko wabitekerezaga, ahubwo uri umukiranutsi, uri umwana w'Imana, kandi ubasha gukora umurimo nk'uwo Yesu akora wo kuroba abantu. Iryo rero ni isezerano ry'ubuzima bw'umuntu wese watahuye ubunyacyaha bwe. Uru ari urugendo rushya Petero atangiye, urugendo rw'ubuzima bwo kwizera Imana, rutangira n'ubundi umuntu amaze kwitahura by'ukuri nk'uko Imana imuzi. Reka uyu munsi dusubikire aha, tuzakomeza ubutaha. Mana yacu, turagushimiye kuko ubutumwa bwiza buduhishurira intambwe ku yindi yuko twabaho ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Twabayeho twibwira ko turi abanyabyaha kubera ibyo dukora, ariko icyo gihe twigereranyaga n'abantu. Nyamara umunsi twigereranije na Yesu, twahagaze imbere y'Imana, twamenye ububi bwacu ku kigero cyuzuye. Uwo munsi nubwo twari tugifite ubwoba, ariko watubwiye ko nta mpamvu yo gutinya, kubera ko waziye abanyabyaha nkatwe kugira ngo udukize. Maze kudukiza ntabwo tukiri abanyabyaha ukundi, ahubwo twahindutse abera nkawe, kandi twahawe umurimo umwe n'uwawe. Waduhaye Mwuka Wera kugira ngo akorere mu buzima bwacu, adushoboze kubaho nk'uko wabayeho, uroba abantu, ubakura mu byaha, ubakura mu bwoba, kugira ngo babeho mu mudendezo, mu munezero w'iteka, bafite ubugingo buhoraho,
kubera ko wiyemeje kuba umukiza n'umwungeri w'ubugingo ndetse n'umurinzi wawe. Izina ryawe rero rikomeze gushyirwa hejuru, reka ubuzima bwacu bukomeze buguhimbaze mu izina rya Yesu. Amen.